ndagira ngo mungire inama. Nakundanye n'umusore ariko mu gukundana nawe aza kuntera inda, so kubera ukuntu namukundaga niyemeza kubimubwira. Ati arabyakira gusa mbona ntabikunze bitewe n'ukuntu namukundaga, njyewe numvaga niyo atayemera njyewe kuri jye numvaga nta kibazo. Gusa nubwo twakundanaga nta gahunda nabonaga afite yo kuba yangira umugore we w'isezerano. Amaze kumenya ko yanteye inda, communication yanjye nawe yahise iba nkaho igabanutse, kumbonera umwanya bitangira kugabanuka, call yanjye yanga kuyitaba. Ati bikaba ikibazo, ati ndangije ndatuza. Ati mu nyuma tuza kuganira ambwira ko yapanze ko twazakora ubukwe. Ati ngiye numvise ari nk'Imana isubije pe. Yari yaranje dupanga ubukwe gusa tubasha gukora urukiko. Tumaze kubana uwo narinzi nahise mbona undi muntu ako kanya yahise ahinduka, yewe atangira kumbwira ko mu bakobwa yifuza ko ati mu bakobwa yifuzaga ko bakomezanya ubuzima yewe ntarimo, ntanazaga muri batatu ba mbere ngo kuba yaremeye kubana nanjye. Ati kwari kungirira impuhwe ngo ntakorwa n'isoni. Yaje kuzajya nkubita, ibyo ndabyihanganira, kumbwira amagambo asesereza cyane. Ati cyane ko tutavaga no mu bwoko bumwe. Ati uri mubi, ufite ibizuru bibi, yewe n'ibindi byinshi, kugeza naho yaje no kuzajya avuga nabi umuryango wanjye. Ati bitewe naho nkomoka. Okay. Ati byose nagerageje kubana nabyo kugeza n'aya maginga ya. Gusa nubwo tumaze igihe kinini tubana nk'umugabo n'umugore, nta kintu na kimwe kiwe nzi, niyo ngerageje kugira ibyo menya ambwira ko bitandeba. Mbese urebye iyo akeneye sex nibwo avuga neza, naho yayirangiza akabundi. Ati nagira ngo mungire inama icyo nakora. Ubu mfite abana babiri tumaranye imyaka 5, mumbabarire kubandikira aya masaha. Ati kandi ndabakunda yego. Ati yambwiye inshuro nyinshi ko atakinshaka mu buzima bwe. Ati nanjye nabaseriye nkamubwira ko nta kibazo, gusa nkamubwira ko icyo yankorera ari ukumpa tike nkasubira iwacu mu Rwanda. Namubwira uko akamara iminsi atavuga agasaba imbabazi nkamubabarira. Nukuri mungire inama icyo nakora, kubera ko mu myaka yose tumaranye ntekereza ko nta cyerekezo mbona. Nashaka itike isubira iwawe pointa rwose. Ngiye niyo nama namugiye, yayikura mu nshuti, yabwira abavandimwe, akabwira uburyo abayeho hariya byanze. Nashaka itike yigarukire mu Rwanda mu by'ukuri. Naho rwose kuvuga ngo ndajya kunyura hirya ku ruhande ngo ganiriza umuntu ugira iki n'ibiki, umuntu wahereye from day one, no way. Shaka itike, nimba wikura mu nshuti, nimba wikura mu bavandimwe, nawe natayiguha wigarukira iwanyu.